akanagakoni kawe gasangire n'abasaza bumvuza amazina. Imana y'amahoro yabazanye ikabagaza mu rugo rwacu, ibaherekeza abagabo n'abagore, abasore n'inkumi. Itegeko ntabwo ari ikintu cyoroshye, nuko akoze umunsi w'isabato amategeko agomba gushyirwa mu bikorwa. ubahe se na nyoko igihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Urakoze cyane. Iteka rya Kangura ry'uwoke tuje imbere tugende. Uko twageze mu mategeko rero, ubwaheza amategeko ese niyaje ko bisate bibiri amategeko y'umuryango. Urakoze cyane. Ubanza ukore muri imitozo. Urakoze. Ati rero mpereza abashumba bawe nanjye guhereza abanje, maze baje kureba amashasho meza 10 ko yabaye umugeni witwa Miriam Mukandutiye. Ati rero tegura abavandimwe ku mwana wanjye, utegure ibyangombwa, ugende uje mu rugo rwo kwa Rwasanzwe uje kwasaba umugeni. Rero ntarinze kuca hirya n'amagambo yandi, iki tugeza tuje iwanyu kwasaba umugeni. Turasaba umugeni Miriam Mukandutiye, tumusabira Hakiza Pascal. Iyi data yatumye ubwo nongera yandi yabayangere ko data nayo Ambroise y'Itangazo umugisha n'amagambo yacu umugeni Nyangazi. Urakoze cyane, bakompera amashyi menshi cyane kuri Serukayire. Umubyeyi wacu iyaza kugira ibikorwa bibi mu muryango w'abacyaba, ntabwo mpamvu gukunda abakobwa bacu, ntabwo yabikora. ahubwo ibimenyetso bigaragaza ko mudukunda, ko twabereye imbuto nziza babandi bavuze muri Bibiliya ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye. Burya natwe mu muryango w'abacyaba twabereye imbuto nziza zituma mwumva mwanza kudusaba abageni. Imana iguhumurize. Ndagushimiye cyane. Umugaragu w'Imana umwe Dawidi niwe wanditse ijambo rikomeye cyane, avuga ati ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bagenzi bati bahuje cyane. namye nashidikanya ko umuryango wo kwa Bigirimana mu Batota ndetse n'umuryango wo kwa Rucaba ari imwe, n'abavukanye kandi n'abavandimwe kandi n'abaturanyi cyane. Ati none rero data arampamagara ati muhungu wanje Serukayire niwe maguru yanje, niwe mujenama wanje mukuru, igara hafi yanje kubwire indoto ya murumuna wawe ya Pascal Sahora. Ati indoto ya Pascal yaje kumbwira ijambo, ati ijambo arimbwiye numva rinkoze ku mutima. Ati ndavuga ngo ntabwo ijambo naryibanira, reka zimpamagare mukuru wawe Serukayire maze urivuge nawe ahibereye maze twumve indoto yawe. Arangije ati nakunze umukobwa wo mu rugo rwa Burasa. Ati ndetse n'ikimenyimenyi n'uwo nakunze, reka nze mubabwire kuko Burasa afite abakobwa benshi. Ati yakunze Miriam cyane. Ati rero data umbyara uramutse unyemereye kandi wenda kunyangira gukora ijambo ry'Imana ryaravuze ngo uzasaba zagenza. Ati ndagusaba data rero ubwiye mu rugo rwa Burasa rw'Abatota maze kunsabira uwo nakunze, numvishe umutima wanjye uguyeho. Abakobwa ni benshi ariko umutima wanjye wakunze kandi ukumva wanamukundwakaza nuriya jya kumusabira. Ndangije guhamagara isoko byara kujya inama, maze kujya inama ahamagara data Burasa. Data Burasa arampamagara, ahamagara Eliya ngaha, ahamagara Gatahe, tujya inama maze aratubwira ati kuri uyu munsi w'iyi tariki ya none tutagiye kubwira kurondora, hari abashyitsi bateganya kuza hano. Muvandimwe rero agapfundika gatera amatsiko byari ku mutima wawe uritugejejeho ko muje kudusaba umugeni. Reka rero muvandimwe, mu by'ukuri nkuko uvuze uti ngiye kubasaba umugeni, ntabwo kubaza amazina y'umugeni wamaze kuyasobanura neza. Umugeni wo kudusaba namye ndashidikanya ko ndarakujyana kuri n'ingaragari, ntabwo arihiza abandi. Icyo cyubanza unakimenye unagisobanukirwe, sinzi n'impamvu batakurise n'amashyi, ntabwo bazi kugira ngo mu Cyongereza n'ingaragari. Ariko burya Miriam yari uwa Burasa ndetse n'umukecuru we akiri mu nda, ariko ageze umusozi yabaye uw'umuryango. Kuko yabaye uw'umuryango rero nanjye mu rugo rwa data akaba yamubwiye nyizeye kugira ngo mpakire kandi tugire ikiganiro cyiza.
nanjye ndagerageza kubaza umuryango wa data kugira ngo maze turebe ko uyu mugeni uri kuza uje gusaba mu rugo rwa data niba koko bishoboka ko yaje mu muryango w'abacyaba kugira ngo ibyifuzo bya murumuna wawe bigerweho, indoto ye isubizwe, inzozi ze zibe ukuri. Muvandimwe rero reka nibarize nyirasenge wa Miriyamu aje juru imusiya mu mbere mikoro yamaze kumva ibiri kugenza Sebukayire mu rugo rwa data, mu rugo rwacu rw'abatota kwa Bigirimana, ko baje kudusaba umugeni wadusaba ni Miriyamu Mukandutiye. Mumaze kubyumva neza, none nawe nk'umujenama, k'umuhanyi, k'umurezi wa Miriyamu kuri uyu muryango w'abacyaba baje mu rugo rwacu, urumva weho wasubiza iki ku cyifuzo cya Sebukayire nk'intumwa y'umubyeyi? Murakoze by'ukuri abacyaba turashyingirana, abacyaba baraduhekeye, abacyaba umukobwa turamutanze agiye kwa nyirasenge. Ni ukuvuga ko ari urujya n'uruza, abacyaba turashyingirana nta kibazo rwose, turamubahaye. Umuntu mwigeze gutera akaririmbo abagira neza kanze wera nakavuga izina niba uheruka kuririmba nawe urahita ukaririmba, wenda ngene abandi bagufasha. Yavuze akaririmbo keza ngo iyo mwana dusega igenjiti, iyo mwana dusega igenjiti wenda nayo ariko yo iduhoza n'ijisho cyane. Murakoze cyane rero muvandimwe, ndagira ngo iri ni ijambo rya nyirasenge wa Miriyamu, muba hafi ku manywa na nijoro, ndetse ufatanya na nyina gutanga uburere kugira ngo Miriyamu agire igikundiro kandi akundwe n'abavandimwe. Ndashidikanya ko tumufite ari umuryango, kandi umuryango si nyirasenge gusa, ahubwo hari na musaza we. Ndagira ngo mugirane kumpere indangururamajwi maze uje mbere. Urabona ko hano hari umusore w'urutera mwiza waturutse mu bacyaba, urabona ko bisoni barasa ushaka ko naramukanye inshuti y'umuryango. Bamaze kumva icyifuzo ndetse n'imigabo n'imigambi y'uruziru rwa Sebukayire muri uyu muryango wacu, nawe uragira icyo bivugaho rero muvandimwe? Icyo bivugaho kirigaragaje. Sebukayire uyu munsi wagaragariye abacyaba, umuryango wose uranga urabizi. Ba nyirasenge wa Mukandutiye bakuru be bari mu cyaba kandi bameze neza, uraruhande noneho bari mu bacyaba hariya. Noneho n'abacyaba ba mama wacu ba nyina wabo Mukandutiye baramukazi be bari muri ruhande, rero biravanze. Icyo nabivugaho ni kimwe, nuko abacyaba n'abakono kwa Bigirimana aruze mbuzi. By'umwihariko rero Pascali, burya Pascali turamuzi nawe, by'umwihariko ni umusore mwiza, ni umusore utagira amakemwa, ni nka Mukandutiye neza. Rero njyewe ntabwo nta n'umugeni atarahari, ariko icyo nabahamiriza imbere y'umuryango, Pascali akoreye Mukandutiye. Urakoze mugira neza, urakoze, Imana iguhe umugisha, uganiriye neza. Ati mu by'ukuri sintanga umugeni, atari ko mu ndoto yanjye no mu byifuzo byanjye n'uburyo nabanye na Pascali tukabana ku ishuri, tukabana mu mirimo ishoboka yose. Ati atari n'imirimo izana inyungu z'umubiri gusa, ahubwo no mu by'umwuka. Ati twarakoranye cyane, twagiye tujyana no mu mavuna. Ati ndumva mushiki wa Miriyamu akwiranye na Pascali saho ngahora. Ati rero
mukuru wanjye arahari Munyangabe nk'imfura ya data burasa kugira ngo mu byifuzo byacu n'umugambi wacu twumva ntacyo tukuvuga ngo kuri Pascal ariwe mukuru ariwe murumuna Sebukayire ndetse akaba na murumuna wa Gafishi. Muraho Gafishi? Namahoro. Murakaza. Imana imugisha muvandimwe rero. Ntabwo ndashidikanya ko uko nakubwiye nti mukandutiye burya yari uwacu ku giti cyacu ataraje umusozi ari uwa mama na data ntariko amaze kugera umusozi yabaye w'umuryango. None umuryango wa Miriyamu umaze kumva ibyifuzo ndetse n'ibisubizo byabo. Muvandimwe rero nanjye nk'imfura ya data burasa ni ukuvuga ngo Miriyamu nk'uko murumuna wawe Pascal yamukunze akumva yifite icyifuzo kuba yamurambagiza akamubera umugore, hari ibisego byinshi Pascal agomba kuzuza yifatanije nawe ndetse na se kugira ngo amubere umugore, ariko mu byifuzo bye n'indoto ye nziza tubemereye umugeni nimukunda ko tumubaha ubwo muzima byangombwa. Murakoze Imana murakoze nabo murafikira abageni abo turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Mu by'ukuri Munyangabe buriya twashobora kugerageza kubivugisha umunwa, yego, ariko ku mutima turishimye kandi turagushimye n'umuryango wawe byimazeyo. Turashima umugeni duhaye, turashima nyirasenge w'umukobwa, dushima mugira neza n'umuryango mwese. Imana ibahe umugisha. Tubasangirire hamwe muvandimwe. Ariko ndagira ngo bigaragarishe ishimwe yo gukora ubwatsi. Reka nsabe n'undi muhire mwiza ngiye kwivuga wangu tabera ku rugamba rutabendura zibonanye rudakomerwa nakomeje. Murakoze. Guma Gusa ndagaheranwa mu bitekerezo cy'imo cyo cyane baca baturekeye kudatinya ndetse tudatinya gushika ku nkarwa mu Kigezi. Guma mutima ariko utagira ikivuga n'ubwo batabizi yahabwa akabona icyo yivuga. Sesa n'utashobora kwivuga wanavuga ngo izina ry'Imana ntagucyuhe. Noneho rero izina aho ngaho gusa ahubwo harimo ibintu byinshi. Okay, ni muhira nandebere cyane mu Murakoze cyane mu by'ukuri. Murakoze ati abari mu ruhimbi nibegere hafi nyaboneka twemerewe umugeni rero ukuri basi ndagushimiye. Murakoze cyane kuza. Tereka hariyemo Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Rwose nta kibazo. Hari ijambo wambwiye yego kandi komereza kuko wavuze neza. Wavuze uti rero ubifatanyijemo na Pascal, yego, hari ibintu agomba gukemura, yamara kubikemura ubwo urukundo rugakomeza. Munyangabe murakoze. ntabwo wampa umugeni bana nibyo kurangiza inshingano zo kuri mugeni. Reka ngusabe umwari n'umukobwa inka bagasozi kamanutse akazamuka umugeni cyangwa se akazamutse umugeni akazamuka inka. Yego. Rero ndagira ngo ufashe untegeke ngukwere kugira ngo igihe nikigera kandi batazampume nze gusaba umunsi ariko nyemere wantegeka kuko bimfatanyemo na Pascal tukuzuza izo nshingano nizo zikwiye. Ntabwo wampa umugeni ngo umpene inkwano, none wamfasha ukantegeka nkagukwera. Kwemera amategeko nibyo ndayemeye cyane. Ntabwo wampa umugeni ngo najye amategeko. Okay. Itegeko ntabwo ari ikintu cyoroshye nuko kwezi kose bisabato gukora amategeko agomba gushyirwa mu bikorwa. ubaye se n'anyurwa mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Urakoze cyane. Iteka rya Kangura duwoke tujye mbere tugende. Ubu twagize amategeko rero ubwo hagize amategeko ese birajya ko bisate bibiri amategeko y'umuryango. Urakoze cyane. Babanza ukore muri imitozo. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Ubwo narigeze ngo nanjye nsubire mu gitabo cya Mose kugira ngo nanjye ntaza kunyuranya n'ibyanditswe byera kandi byahumetswe n'Imana. Niyo mpamvu mvuze ndetse nirangiye ku bisate bibiri
yagusubiriremo ariko bafite n'amategeko y'umuryango tuyubahirize ayo ngayo rero nayo ntabwo anyuranya n'ay'Imana tuyubahirize kugira ngo tudacumura mu yo tugiye guhana urakoze cyane n'ubundi baravuze ngo nuyubahiriza uzaramira mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe kandi bizagutungisha gakunda sokuruza Yakobo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze saho se reka tuje mbere rero ku mategeko y'umuryango ati burya rero Munyangabe hari ijambo wabwiye uravuga uti twemereye umugeni atariko hari ikindi icyo nagisemo gateganyo kuba twabemereye umugeni ntabwo twabahaye umugeni ahubwo hari ibyo usabwa kugira ngo umugeni umuhabwe ntibyo nubyuzuza ufatanije n'indoto ya murumuna wawe mu by'ukuri indaro ya Pascal izakimurwa uvuze neza uti mpa amategeko maze gukwerere ejo mu gitondo zongera nganire na data nze gusaba itariki n'umunsi indaro ya mukuru wanjye igenze ite ya murumuna wanjye igenze ite ikiguruka urakoze cyane ndaguha amategeko mu by'ukuri ukugukosha nta kindi sikujyana kure genda bera amashashi meza 15 inka zanyu ndazizi n'igikuyu cyanyu ndakizi cyadekereje n'icyacu rero nabashaje 15 gende yazane maze yambutse mu gikuyu cy'inka zacu maze hasigaye Miriyamu guhereza ita urijuza zotebutse tuguhereza itaki tugushingire muryango ubishishire sakosha amashimo kugira Imana imeye cyane burya ukomeje kuduha neza twagusabye umugeni batwemerera turishimye cyane kandi twanizwe twakunze twamubonye turagusabye ngo dutegekere nabyo uratwemereye ramwe ngo kuba wanyu itegeko muduhaye ni amashashi 15 kore nk'abavandimwe tugiye gushingirana ngiye kugusaba ntabwo ikatuzibuze turazifite nakatabuze ariko umworozi umutunzi karyo ufite ubwoba none se ubwoba bwo gupasa mikoro yawe iratitira gutya sinzi impamvu byaba ari byo bimeze nabi umusaza ndikumva usa n'umuntu urukorora ihangane ndakuzi muri abatuzi ntimuri aborozi ntabwo ufashe nk'umutuzi rero naho ndi kugana urayemera ntuyemera amashashi rero ngenda ndi kubura sakoshi yego rwose uri mukobwa agiye kuza iwacu ariko dufite ikatura abatunzi ako mureke tunamukamire nagera iwacu sibyo rero kugira ngo duhiranye dukamira umwana neza n'abaramube n'abaramukazi be n'abana be ngiye n'ukamira utabagara niba ko wanyemera niba mbere shaje 15 none wanyemera ko mu byo dusanzwe twakoye na barumunabe usanze kitwa nk'umunani ukinze niho wabyumva kamaze gushimira ahubwo uruti amashashi 8 kandi kose zitajana kuri ngo banza avuga ngo kama ibigiri zirakamuna bizi kandi zikabaye naho nashaka n'amashashi 8 ndayekamere mumumpera amashimbo mukabyana amashashi 8 ni ngiyi imwe yitwa iki none we rero ntabwo avuze ngo ni nkimwe avuze ngo amashashi angahe 8 nagera nkore mu mito ikora muri mito kankora mu inshuti y'amakuza iwanyu muri abatuzi ntabwo muri aborozi murakaza ariko Imana igomba ababyeyi muri aho amashashi meza ngahe 8 sebukayire rero ndagira ngo mu by'ukuri buri gihe n'igihe cyacu ntabwo kujyana kure nakugeje hafi yanjye niba byagushobokera ejo bundi ndagira ngo ntabwo Miriyamu ari wa mbere si n'uwa kabiri buri gihe n'igihe cyacyo uzi ko tugenda dukoshanya ntabwo ari uwa mbere si n'uwa kabiri si nawe usabye iwacu genda ushakira amashashi meza ashoboka afatika akigwa 2022 2023 maze yambutse mu nka zacu amashashi meza rwose 10 uyageze mu nka zacu habiri mu by'ukuri ubundi umukobwa wanjye ni mwiza kandi turamukunze ntacyo twabima amashashi 10 ndayabemereye urakoze kureba ko ntukari kose uburyo wari ukurya mbushi turagushimye ko dukoresheje neza reka dusabe rero
uriteguye nditeguye cyane nibyo nditeguye nk'abagabo yambukagire mu zindi ndebera abashumba beza n'abacu bazigeze mu zindi abashumba barihera abasore bacu barenga baje ijuru bazahasigaye so ndebera mugenzi wawe karwanguru zacu mubahe ayo masaha 8 agere mu zabo ati hano hari umusore mwiza w'ibigango yahagurutse kera rwose Eliya ndetse anajyane na Mugiraneza bazahasigaye batumye harimo Rugango harimo veterineri muze kundebera ingingo z'ayo mashashi 2022 na 2023 bazikingiwe mazasigaye muze mutubwirire imbere y'umuryango ko ayo mashashi akwiriye gukorwa Miriam murakoze cyane rwose mushya amakuru mazisoma barebera amashashi none ndabona aho hageze reka tubasubize umwanya kugira ngo batubwire icyo babonye murakoze murakoze cyane umuyobozi wa gahunda amahoro sebukayi amahoro myagabe uraho neza turakomeye cyane ndagira ngo wambwiye ngo reka kumara amatsiko ndetse ngo ijambo ry'Imana ryavuze ngo muhore mwiteguye burya iso gukunda kwita neza kandi azi kazi ko uba kumusohoreza ubutumwa ati buriya nantumye ariko azi neza yuko naho agutumye afitiye icyizere ndetse aguhereza ibyangombwa bishoboka byose ati rero mpereza abashumba bawe nanjye guhereza abanje maze baje kureba amashashi meza 10 ko yaba yagize mu nka zanyu Rugango azabihamye maze betimye tumuhereza umwanya duhereze imboni mvano yizika ko niba koko zikingiwe niba zikwiruriye mukobwa rero ndabona abashumba bose sigaye hano reka dutange umwanya murakoze arakoze cyane Nyangabe nukuri nka Rugango rwo mu nka zacu icyo mwantumye nasanze mu kibuga cyacu harimo inka nziza zimwe koko zigobwa kandi zikwiriye umuryango kandi zaje mu muryango zivuye mu wundi muryango inshuti z'umuryango rero umuryango wacu inkwano nazibonye kandi ni nziza nta gisa nazo harimo inyambo harimo amagaju ndetse harimo n'amafirizoni twazibonye rero umuryango w'abacyawa murakahorana inka n'amatungo mwakoze cyane murakoze aba Rugango mubatotora baragatunga kuko badushimiye inka zacu kandi ntabwo ari izo kugaba rero twimuye tuzigejejeyo baduhereza amashashi 2 turababaza ariko baradusobanurira ariko baratubwira ngo nituhagera umusaza Shakoshi aratubwira ibyazo rero data Sebukayire yandi kukubwira ko tukizigeza mu zabo kuba batubwiye twongeye twimura amashashi 2 ubwo Shakoshi niwe uri kugeza raporo y'amashashi yombi murakoze cyane arakoze cyane arakoze cyane ayo ni amata ntabwo mwaba mudukwereye nk'abashumba mugaragaje amashashi meza mukesheje kandi akwiriye gukorwa mushiki wanjye ngo tureke kubaha amata rero umuvandimwe Sebukayire reka dusubize ijambo rya Soni nka murumuna wawe ugabuze ati tukimara kwerekana amashashi 10 agomba kwambukiranya mu bikwiye tugakingura amarembo
maze ahasigaye kuko iwacu igikwiye cyacu n'icyanyu ntabwo dukora imiringoti kuko inka zacu zahavunikira cyangwa zanyuze zikahavunikira, ahubwo dukora icyo bita amarembo. Amaze inka z'iwanyu twaba dukeneye ko imfizi yanyu yambuka mu nka zacu tugakingura amarembo, inka zacu zikabangurirana. Atari ko amashusho akimara kwambuka mu gikwiye cyanyu, twagiye kubona tubona abashumba basobanuye amashashi abiri, bataye amashashi nasubire mu kibuga cyo hakurya, kuko tumaze kubona message iturutse kwa Burasa. Muvandimwe rero mbese Bukayire, kuko mudukwereye amashashi 10, turabashimye kuba mudukwereye. Imana ibahe umugisha kandi aho muvanye Imana hasubize. Amashashi abiri rero mubonye asubiye mu gikuyu cyo kwa mukuru wa Gafishi, aricyo gikuyu cyanyu, nuko umukobwa wacu Miriyamu isaha n'umunsi Imana izategura igatanga ubuzima n'umutekano, nuko tuzi neza ko muzaza kudutebutse twahereza umunsi ngo tubashingire. Rero amashashi abiri dutanze avuye mu gikuyu cya Burasa, ayo mashashi ni indongoranyo za Miriyamu, kugira ngo igihe n'inka zanyu zaba zatetse, izo turongoranije Miriyamu zabe zabyaye, kugira ngo urwanyu ruzahoramo amata n'urwacu dusangira amata ko bukeye nuko bwije n'intonyi za Miriyamu. Murakoze, Imana igumugisha. Tugushimiye impanuro muvandimwe, kandi tugushimiye inka nziza, uzahorane amashashi nkariya, kandi kuko wakunze abakobwa bacu natwe tuzakunda abanyu. Hari abo ndi kureba hari abari kubwira nanjye ngo kubita umwana w'ubwiza kuri atete barumuna banje. Rero twishimiye inka mudukwereye, Imana iguhe umugisha ndetse n'ikimenyimenyi, intabo nziza y'amahoro n'amateraporo y'inka mudukwereye. Imana iguhe umugisha. Ubwo niba ngombwa mukaza kudusaba umunsi tuzana tubiganire, aho ababyeyi bacu bazabitubwira tugira tuganire. Ahasigaye murakigira inka, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Abavandimwe, reka mbasabe sakoshi by'umwihariko bakumvere amashi agukwiye menshi y'ukuntu ishimwe ryo kuba mudushimiye inkwano tubahaye, kandi yo gushimira nuko muturongoranyije. Abashimiye bavandimwe, sakoshi abashimira yawe, turagushimiye cyane ko waduha umugeni, tukagushima ko tuwemeye amategeko, waduhaye amategeko meza atatuvunnye, tukagushimira ko udushimiye inkwano, kandi tukagushimira ko turongoranyije. Imana umugisha, tugomeze dutarame rero. Urakoze cyane. Dusomeka ryo tegura ibyatsi kugira ngo izi nka zongere zikaba. Murakoze cyane. Baganiriye nk'abantu basiranye kandi ibintu biri kujya mu buryo. Inyamanza abantu banyereye mu biheri, nyirangije avuga ngo bibaye gutyo, ariko aho biherereye nahumvise. Bari hano rero aho biri guherera ndagira ngo twahumvise kandi ni byiza. Rero ndagira ngo data sakoshi n'umuntu unyemerere, bashiki banjye nabo bari ikambere bambwiye ko hari agatsima bazingazinze, kandi iwacu dutanze amata burya tuba tugomba gutanga n'isomero. Rero hari agatsima bazingazinze, ndagira ngo unyemerere, hanyuma nze kwikoza hirya iriya ndebe ko bimaze gutungana. Nimara gutungana ubwawe uraza kunyemerera n'ubundi uze kutubwirira abashyitsi baze kwerekezayo. Murakoze cyane. Dije zamura akarimbo wana kubitamo akarimbo biryohe.
nongera guha akanya kugira ngo nawe umuhe umwanya kugira ngo akuganirire icyo yari asigaranye kugira ngo turebe ibindi bikurikiraho. Murakoze. ndagira ngo twicanga nk'umuryango w'abacyaba ndetse n'abatota n'umuryango mugari rusange, mureke dusangire igitaramo rero ndetse n'umunezero w'uyu munsi wa none. ndagira ngo twatangiye neza turi mu sabukuru y'umusaza Butera wuje imyaka 63. ni amahoro. muraho neza? turashima. mwabonye isabukuru y'iwacu se? ni nziza cyane. murakoze cyane. twayigiramo amarongo. Rero ndagira ngo mu by'ukuri n'ubundi umuyobozi wa gahunda arambwira ati umusaza Sebukayire akomeje kunyicira akajisho, kandi abacana amarira n'abaherukana bigaragaza afite ibinezaneza n'umunezero, bivuze neza yuko hari icyo akeneye kuba yavugira muri iki gitaramo yakiriwemo. ndamye ndashidikanya ko ntacyo ugomba kuvugira mu rugo rwacu rero rwa data, kuko ni ikaze twari guhaye, waje mbere tukuganira. urakoze cyane, uhawe ikaze. arakoze cyane bavandimwe mu mpere sakoshi amashi. ndagushimiye mu buryo isakoshi, nshimira na MC Nsabiye akanya. ndakomeje kugushima ku gitaramo cyiza ukomeje kuduha, nakomeza kubwira ko umutima unyuzwe, ko twaje ukatwakira neza, tugasaba ukaduha. mu by'ukuri Imana yo mu ijuru itanga imigisha, wowe n'umuryango wawe ibasesigazeho imigisha. rero kuko wari ubivuze uti hari ibinezaneza mfite kumbonaho n'umunezero, nibyo koko. ntabwo nabura kunezerwa, ntabwo nabura kumwenyura wampaye umugeni. musabe ngo unyemerere umpa akanya. ubu data nawe uyu gitaramo dufite no kukwishima, ariko we hari umutima urahagaze. ati se bagezeyo amahoro? ese ubutumwa nabo tubatumye babugejeje amahoro? ese basubijwe neza? akeneye kubona raporo, agasiga akaryama agasinzira. rero muri make nibyo nagusabaga ko waduha agakoni kacu, nicyo nagusabaga mu gihe isakoshi. Imana y'umugisha niko kanya naritsabye. urakoze cyane, nibakumpera amashyi menshi. burya umwana winjira mu gitaramo agatarama ariko akamenya ko neza ko hari izindi nshingano isamukeneyeho, agahita yubaka izo nshingano, uwo mwana nawe agomba kubishimirwa. burya twasangiye byinshi, twasangiye amata, twasangiye ibiganiro, twasangiye umutsima. kumvisha umutsima w'ingano y'iwacu mu ibisanzwe, ariko buriya nta cyantunguye, ibyanyu bihora ari byiza. nayigize mubwiye ko murakoze guteka. rero reka dusimbuke intare dutera iyi data, ariko data arankumbuye, ariko ndabona hari abagikumbuye umutsima w'iwacu. turabona murakoze guteka, turakora iki? twagushimiye byose, ariko twagushimiye rero muvandimwe. ati burya data nkunda yantumye anyezeye, kandi antuma mu rugo rwa Burasa. ati kandi burya mu by'ukuri cyari kije kingenza mu rugo rwa Burasa no kuza kurasaba umugeni nsabira murumuna wanjye ndisabira. twari abakunzi, dushimiye ko mwatwemereye umugeni, tukabasaba amategeko mukayaduha, tukabakwerera mukaturongoranya. ati byiza n'uyu munezero rero ntabwo nabirana nabigejeje kuri data ngo muhereze raporo y'urugendo nagenze. reka tukaba tuguhuze na ya ndirimbo bavuze ngo hari amakuru meza manywa n'abagenzi, ariko batazerera ahubwo baje kureba hehe? baje kureba iwabo, gutyo nyine bareba amakuru. ariko hari undi bigeze kuririmba ati mbe murinzi we, ati mbese iwacu ni imuhero, ijoro ryijimye cyane ariko bigenza gute? wareka mu rukerera tukaguherekeza Sebukayire. reka tuguherekeze mu rukerera, isaba gutumya kwizeye,
ubonye ko mu kagenda nigiye hanze nagiye kwitaba telefone ya so barakumva tutesera shitsina kohereje wabonye ntinababonye ndabona ntiwarebe ikinimba n'ikinimba kandi kirambe cya gatatu kirashoshe ntiwakunda tugacaka ubugimba zasiga tugatarama ahubwo nyemerera ntabwo iwanyu ari kure y'iwacu ngene zuzu ubutumwa nimba mukomeje gutarama kugeza mu gitondo ubu ni uburyo bwihuta bwarabonetse ndagaruka cyangwa se mukomeza gutaramana n'abifuje gutaramana natwe ndagusigira abatarami ariko ngiye gusoza ubutumwa muje bese bukayire no kurete yakoze muvandimwe reka ngushimire mu by'ukuri ubwo nyemereye iso wagutumye kaguhereza imitwaro 3 ariko mu mitwaro 3 twavuze uti abagabo n'abagore yampaye abasore n'inkumi harabona gusigira basigare banejeje igitaramo cyo kwaso bamaze gushimira muvandimwe urakoze cyane mani guvugisha nagize ngo wenda ngo hari igitaramo cy'iwacu turakiramo twenyine gusa turi kumwe n'ababyara bacu muraho gafi urabona gutera imbere ubona asigaye na mbere ni gafishi wa kabiri ni karekezi ubwo hasigaye rero hera wigeze hano okay ubwo awenda hari n'undi mugabo uri hariya sinzi uri mugabo uri uruhande rwawe ninde uwo mugabo uri kwicijisha dore ureba untungurutse harya wibuka amagambo ati oya ariko ntungurutoke ariko nkanira Yesu yaravuze ati tuhahuriza amaboko ku mbere none uwo ntunze urutoke muri benshi hano hari undi ntunze urutoke haguruka ngwino ndasigarana nawe reka rero mu by'ukuri pese bukayire nkuko uvuze ati data wantumye ntamenyize kandi azi ko ngomba kumusoreza ubutumwa ariko data afitiye amatsiko menshi kandi yifuza kugira ngo amenye imvo n'imvano y'urugendo rw'uyu munsi wa none uburyo nageze mu rugo rwa Burasa maze nkakirwa na Munyangabe ndetse n'umuryango mugari rusange maze twagira mu kirambi cyo bagashimira Imana ko tuhasesekaye turi amahoro bakatuzimanira amata ndetse bakakira n'imitwaro yacu ndetse bakakira n'amagambo data yantekereye ati ibyo byose nibyo ngomba kujya kuratira data ati kandi n'umugeni naje ndumwe na data nje gusaba ati nkaba namwemerewe ndetse n'inkoshwa nakoshejwe nazo ubwazo zikaba zakiriwe n'umuryango wo kwa Burasa atari makuru yose ngomba kugeza kuri data afite amatsiko nibyo muvandimwe rero ntabwo turaja kure yawe y'ibyifuzo byawe ahubwo nk'uko bavuze ngo uzasaba azahabwa abasabye bahawe ariko ukomeje kugira ubusabe bwo mu masaha makeya kugira ngo abashumba bajye mu nka utabamanira se igitaramo cya nyuma kugira ngo bishyire ukirwa mu gitondo ntabwo tukwangira ahubwo turakwemerera urakoze cyane mwamperaga umunyabanga turakwemerera muvandimwe rero waje mu rugo rwacu neza turagutumye intashyo kuko wabigira Imana uyu muryango wose uri kubona utekanye angahe inyuma yanjye mu bitugu byanjye bangaragiye aha ni kwabigira Imana tugutumye intashyo rero mu rugo rw'abacyaba ndetse n'abaturanyi babo tubabwira ngo mukomerere mu mwami kandi amahoro y'Imana itangira ubuntu akomeze kuduhuriza hamwe kandi nk'uko kuri Pascal ndetse na Miriam bari kwifuza gutinda ikiraro cyongera guhuza Texas na Louisville Kentucky urugendo rwabo batangiye n'indoto yabo reka tugerageze Imana kugira ngo kizaba ikiraro cyiza kidacika kizabumbatira umwe n'umutekano bw'uyu muryango kuko dukomeze gusabirana kandi dukomeze gushimira muvandimwe rero bageze mu rugo rwacu twakwiteguye ariko niba nawe ntabwo waje imara amasa kuko wifuje kujya guhereza so ubutumwa ndetse n'intashyo tugutumye no kumubwira amakuru y'ibiganiro twaganiriye reka rero ngo tumaze gutuma intashyo reka tuguherekeze rero mbese bukayire urabona ko kugeza mu zabukuru rwahameze ubwanwa havuye ubwana bwahunze bigaragaza neza yuko hafi yanjye bigaragaza neza yuko mu by'ukuri iyo umuntu ari mu gusoza akunda kugira isari nkuko misari rero uvuye mu rugo rwa Burasa kwabigira Imana ahubwo mukandara wawe ntugasubire ku ntoboro ahubwo uzayongere aya mata rero mu by'ukuri iyi ni impamba
y'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, kugira ngo no kugisari mu nzira muvuye mu rugo rwacu aya mata abamara inyota, abamare no kugisari. Icya kabiri ni uko akari agakoni kawe ugeze mu zabukuru, dore kumwe n'umusaza Gafishi ndetse na Tarasisi haragura hariya n'abakarekezi, ukubona ko batangiye kuzana icyo bita imirwanyasuri. Iyo urayumva neza ariko batangiye kuzana imirwanyasuri. Rero abana yari impinja bakunda kugisari vuba. Iyo umuntu atangiye kuzana imirwanyasuri rero aba ari gusubira buhinja, akunda kugisari k'uruhinja kandi abitewe nuko bari gusaza. Abasaza rero bazasazene ishema kandi ntibakabure icyo bihera abakunzi bakiramukanye. Aka n'agakoni kawe ugasangire n'abasaza bumvuze amazina. Imana y'amahoro yabazanye ikabageza mu rugo rwacu, ibaherekeza abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, mugere y'amahoro kandi Imana nibyemera tuzongere tubonane kugira ngo ikiganiro cyacu tujye tugisubukure. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Ndagushimiye cyane, ntabwo nijoro menshi imigisha dusabiye, ibyiza twifurije. Aka n'agakoni kawe ugasangire n'abasaza bumvuze amazina. Imana y'amahoro yabazanye ikabageza mu rugo rwacu, ibaherekeza abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, mugere y'amahoro kandi Imana nibyemera tuzongere tubonane kugira ngo ikiganiro cyacu tujye tugisubukure. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Ndagushimiye cyane, ntabwo nijoro menshi imigisha dusabiye, ibyiza twifurije namwe mubihabwe mu izina rya Yesu. Kandi ngushimiye ko wakomeje kuduha utadutetereza. Imana yo mu ijuru izakomeze kuguha ibyo utanga, kandi natwe izaduhe n'udusaba tuzaguha. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Maze umuyobozi wa gahunda yateguye igomba kudushyira imbere y'Imana ngo dutandukane ku mubiri, imitima ikomeze gusabirana. Yamuhereza uwo mwanya kugira ngo adusengere amasengesho y'ubuheruka dutandukane neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, mu bampera amashyi nyabuna. Abasaza banditse neza nanone kandi bacukije neza kuko babanye bose barataramye. Rero nk'uko twatangiye tubivuga, iwacu tuvuga inka, tukavuga abageni, tukavuga n'Imana. Twatangiye twiragiza Imana, ndagira ngo n'ubundi dusoze twiragiza Imana kugira ngo ijye kujyana natwe aho turumire hose. Ndagira ngo abicaye rero ibyubahiro byanyu mujye juru kugira ngo dusenge Imana. Dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, none twongeye kuza imbere yawe tugushimira ko wabanye natwe, izina ryawe icyubahiro. Tugiye no gutaha ujyana natwe mu izina rya Yesu, amen.